twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, bakunzi ba Bararok TV. Mbere yuko dutangira iki cyegeranyo hari ibintu bikeya dushaka kubamenyesha. Icya mbere ni uko Bararok TV yahinduye logo yayo, ubu ikazajya ikoresha mu mpine TV, TVR mu magambo ahinnye, mu magambo arambuye n'ubundi ni Bararok TV. Ikindi cya kabiri ni uko tugiye kujya guhera ubu ngubu tugiye kujya tubakorera icyegeranyo ku nkuru zo muri Bibiliya zimwe na zimwe ziba zikubiye muri Bibiliya. Kubw'iyo mpamvu rero tukaba twatangiriye ku cyegeranyo cya Nowa, ubwo Imana yarimburaga isi iyirimbuje umwuzure. Ikindi kandi turabasaba yuko hasi muri komenti mwatugaragariza yuko turi kumwe, mukaduha ibitekerezo, mukanaduha inyunganizi ku byo mukeneye kuba twabategurira. Murakoze cyane. Imana irimbuza isi umwuzure, Nowa n'umuryango we n'ibyo bari kumwe barokorwa uwo mwuzure, ari nabo dukomokaho kugeza ubu ngubu, nyuma y'irimburwa ry'abantu bari ku isi ya mbere. Mbere ariko yuko dutangira, reka tube dusubire imbere yaho tubanze turebe ese mbere byari byemeze bite. Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ku munsi wa karindwi iraruhuka. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza kuko ariwo Imana yaruhukiyemo. Irangije kurema ibintu byose, irema umuntu ari we Adamu, imutuza muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, imukeberaho ingobyi ariyo Edeni. Irangije ibona yuko adakwiye kubaho wenyine, imuremera umufasha ari we Eva. Nuko mu gihe bari bayirimo, inzoka iraza iraboshya, baracumura. Barangije gucumura, Imana ibirukana muri ya ngobyi. Barabyaye kugeza ku gisekuru cya 10, ariho Imana yarimbuye isi n'abayiriho n'ibintu byose, ibirimbuje umwuzure. Igisekuru guhera kuri Adamu kugeza kuri Nowa byari ibisekuru 10. Adamu yabyaye Seti, Seti abyara Enoshi, Enoshi abyara Kanani, Kanani abyara Maherereshi, Maherereshi abyara Yeredi, Yeredi abyara Henoki, Henoki abyara Metusela, Metusela abyara Lameki, Lameki ari we wabyaye Nowa. Imana iza kuri Nowa iramuhamagara iti Nowa, Nowa. Nowa aritaba cyane ati karame. Nuko kuko Uwiteka yabonye yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ariko gusa iteka ryose, Uwiteka yicuza yuko yabaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nuko Imana iramubwira ati genda wibarize inkuge, wowe uzahungiramo n'abana bawe. Aho ngaho ni ku Itangiriro igice cya 6 ku murongo waho wa 13. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri byose bije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihomeshe ubushishi imbere n'inyuma. Ahangaha urabona yuko bari batangiye kubaka inkuge. Ese ubundi Nowa ni wo ku gisekuru cya kangahe? Katurebe. Adamu yabyaye Seti, Seti abyara Enoshi, Enoshi abyara Kinani, Kinani abyara Mahalaleli, Mahalaleli abyara Yeredi, Yeredi abyara Henoshi, Henoshi abyara Metusela, Metusela abyara Lameki, Lameki abyara Nowa. Ahangaha Imana yabwiye Nowa ati ugenda ufata kuri buri kintu ibintu bibiri, ikigabo n'ikigore. Urabona ahangaha inyoni zatangiye kuza ndetse n'inyamaswa zose. Uwiteka
inyamaswa ziba zibasha kumvira Uwiteka, ariko abana b'abantu tujya twumvira Uwiteka. Reba ahangaha inyoni zose, inyamaswa zose zigenza ku isi, ibifite ubugingo byose byaje ngibi muri kubibona. Ikigabo n'ikigore bibiri nk'uko amoko yabyo ari, nk'uko Uwiteka yari yabimubwiye. Mu itangiriro igice cyaho cya 7 Uwiteka yabwiye Nowa ati mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujanemo 7 ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujanemo 2 ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujanemo 7 ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzororoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira nzashanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. 5 Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ahangaha murabona narinjizamo buri kintu cyose mu nkuge. Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Nawe nugira umugisha ku Uwiteka, Uwiteka azagukoresha ibikomeye kandi bitarondoreka. Abantu bagiraga Nowa ngo ni umusazi, bakamupinga bakagira ute, ariko igihe cyari kigiye kuza kandi cyekereje gisohoye. Inyamaswa zibasha kumvira Uwiteka, ariko abana b'abantu ntabwo tujya tubasha kumvira Uwiteka, kandi Uwiteka yarabiduhe ngo tubitegeke. Imana yacu turongeye kandi tujye neza. Mwene data, ndagusaba ngo kano ka video kakwigishe ubashe kumenya no gusobanukirwa ibihe, no ubashe kumenya yuko ukwiriye kugirira umugisha ku Uwiteka mu gihe kigoye nk'iki ngiki. Aho ngaho murabona Uwiteka atangiye gushyanisha isi, urabona ibicu bitangiye guhinduka. Abantu bibwiraga yuko byari imikino, dore noneho bibabereyeho, imvura itangiye kugwa. Sasa igitonyanga cya mbere kikubise hasi, muri kubibona. Ku murongo wa 10 mwavuga ngo mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomoro yo mu ijuru yose iragomoroka mu isi. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti, abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3, binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose binjira basanga Nowa mu nkuge, 2 mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yategetse Uwiteka amukingiraho. Dore abantu batangiye kurengerwa. Sasa umwuzure nguwo waje, ibintu birakomeye, abantu batangiye kurimbuka bazira kutumva no kutumvira Uwiteka. Nureba hano ku gice cya 3 baravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye nazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi yo mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongorana abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, arizo za ntwari za kera zari ibirangire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi. Aha rero nyuma ku gice cy'8 ni hangaho ubona basohotse hanze,
Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Ndagira ngo aha ngaha mwabonye yuko imvura yakeye. Umwuzure wamaze iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge, ishyirwa hejuru y'isi, amazi arakwira cyane, urushaho kugwira cyane mu isi. Aho ngaho ni ku gice cya 7 ku murongo wawo wa 17. Ku murongo wawo wa 18, ku murongo wawo wa 19 avuga ngo amazi arushaho kugwira cyane mu isi, imisozi miremire irarengerwa. Ngira ngo muri kubibona inkuge iri kureremba hejuru. Amazi agera mu kirere hejuru nka metero 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine ararokoka n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Ngira ngo muri kubibona neza aha ngaha, isi yose yari amazi gusa yuzuye utahabona. Imana yibuka Nowa itangira igice cy'8 n'ibyo yari kumwe nabyo mu nkuge. Amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa, amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ngira ngo muri kubibona aha ngaha. Ku murongo wa 4 avuga ngo ukwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Muri kuhabona aha ngaha dore ukuntu byari bimeze. Amazi agabanuka ubudasibageza ku kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Ngira ngo muri kubibona uko byagendaga. Yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko aho ishinga ikirenge cyayo, ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo. Dore ngaho koko byari bimeze. Igarukaho ari nimugoroba, yongera kuyohereza bwa kabiri, noneho yirirwayo, igaruka ku mugoroba ifite ikibabi mu kanwa kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Aha rero murabona inyamaswa yahise azirekura, abona yuko amazi yagiye nyine, zose zitangira kugenda nk'uko mubibona. Inyoni ziragenda, ibintu byose biragenda biva mu nkuge. Abantu barongera barasohoka mu nkuge, nabo basubirana ubuzima. Imana itanga ikimenyetso cy'umukororombya. Ngira ngo aha ngaha muri kubibona. Ngira ngo aha ngaha muri kubibona neza cyane. Iravuga ngo itanga ikimenyetso cy'umukororombya.